ibiti byiza byera imbuto nziza abandi bageraho bagasoroma. Yego. Nitube de bon modèle. Abana bacu nibareba uburyo tubanye nabo bazifuze kubona kugira ingo nk'izo. Ego. Tureke kuba de faux modèle. Abana bacu ntibatwigeho ikibi. Hello family, amakuru mufite mumeze neza, natwe turaho tumeze neza, turabasuje cyane tubifuriza amahoro y'Imana ngo aganze mu miryango yanyu. Abamerewe neza mukomeze mumererwe neza, n'abatamerewe neza mwihangane, Yesu arahari kugira ngo abagirire neza. Turabaramukije cyane tubifuriza ibihe byiza, kindi turabashimira ko mukomeza kudukurikirana mutwereka urukundo, mutubwira uko mubibona. Nukuri turabashimiye cyane, abatwandikira turabashimiye cyane, abakomante turabashimiye cyane, dukomeza kuvuga ngo n'abandi mukomeze mubikore gutyo, biratunezeza cyane kandi bikatwubaka, bikatwereka ko ibikorwa turimwo bishigikiwe, ibikorwa turimwo abantu babishigikiye babikunze. Rero twagarutse turi kumwe na wa mutumirwa wacu dukunda cyane, tuba turi kumwe buri gihe. Mutumirwa wacu turakwakiriye cyane. Murakoze kuduha ikaze kuri Express Bar Official, twahageze. Karibu cyane, nibaze ko bidasaba ko urinda kwivuga kuko wagiye wivuga mu biganiro byinshi bishize, abantu bamaze kukumenya. Rero turakwakiriye cyane, mumeze gute? Turashima Imana, turi amahoro. Ego. Twabyutse, ubu n'umunsi urasa nkaho ugeze kure. Ego. Tumeze neza. Ibujumbura kurahabona gute? Hameze gute? Hafite freshere? Hameze gute? Uyu munsi izuba rirahari, ariko kubera ko tuhaye dusatira umugoroba, ryatangiye kuzamo nk'akayaga, hameze neza. Oya vraiment, iyo hano Ibujumbura tugize Imana tukabona akayaga, biza bidufasha cyane. Umuntu wese aba yumva ashaka akayaga kubera icuya ca hano. Rero turabishima Imana yuko namwe mumeze neza. Hanyuma uyu munsi ndifuza yuko tuvuga kuri topiki ibaza ngo ese ingo za none n'iza kera ni iyihe difference ihari? Ni iyihe difference mu bibonamwo? Izubu zubatse nizo zubatse neza, iza kera nizo zari nziza. Dushaka ko tuba nk'abaganira kuri ico kiganiro. Karibu. Murakoze cyane. Ico kiganiro twese turatanga ibitekerezo cyane gose. Wenda sindi umu expert wenda muri iyo matière cyane, mvuge ngo hari ibyo nizeho. Kandi ga nabo bantu bakera nyine, turi bato ariko kandi tuvuga ko dukuze tuzi byinshi cyane. Ego. Ariko nanone hari amakuru amwe dufite. Ego. Aya none turayafite, ariko n'ayakera nayo hari amwe dushobora kuba tuzi. Ego. Rero ni ibiganiro turaba turi gufatikanya, twese turafashanya, twese dufashanya. Ico gihe wenda tugerageze wenda kuvuga itandukaniro ryo bari hagati y'ingo za none n'iza kera. Nubwo wenda tutokwama tuvuga ngo izubu nizo nziza cyangwa iza kera nizo nziza. Ego. Izubu zifite ibyiza bimwe twoshima, ko hari n'ibindi tunenga. Ego. N'iza kera nazo hari byinshi twazishimaho, ariko hakaba n'ibindi twazinengaho. Ego. Ikindi rero bivana n'umuntu uko yumva, afite uko yubaka conviction yiwe, uko yumva, uko abibona. Ariko nanone abantu bagerageje kuganira, hari amakuru amwe namwe twotanga abantu bakagerageza kwisitiwa no kumenya se nimba none bitagenda impamvu niki. Ego, urakoze cyane. None se tuvuge ku ruhande rw'ingo za kera, ni nk'ibihe byiza wovuga ngo zari zifite, ni iyihe kalite zari zifite kurenza iza none?
ingo za kera icyo novuga wenda umuntu yoba yarabonye abantu bo hambere bashobora kuba bari imfura cyane batarimwo abahemu batarimwo abayisikoro ndetse n'abandi boba bafite ibindi bararakiyeho urebye wenda ingo za kera zarubakwaga ariko zidashingiye kuri ibyo cyane kandi umuntu yubaka akumva ko nyine niyangaje makoze yubatse nubwo batari babifitemo uruhare bumwe zari n'ababyeyi cyane ariko zango kuko zarimo ababyeyi bafite umuco umwana yashobora kuba yogira ikibazo iyo yubatse ababyeyi bakaba bavugana n'abandi babyeyi bagenzi babo muri kwa kuvugana kuko gusenya urugo cyari ikizira byatumaga bubaka kandi si ukuvuga ngo ibintu byose byari byera de naho hari harimo ibindi bintu bimwe bitagenda ariko kubera ko n'ingo zubatse harimo ubushake cyangwa se participation y'ababyeyi ku mpande zombi gusenyuka kw'izo ngo kwari kugoye naho ubu nyine abantu bonyine nibo bavugana iyo baba bahuriye ababyeyi ni amatangazo kandi abantu bubu nubwo atari bose ntabwo tuza kujeneraliza ariko amaka amwe tugenda tubona abantu bose barubaka ariko hari n'ibindi bashobora kuba bashingiyeho banifuza kugeraho kandi ubu gusenya urugo no gusubira kubaka urundi ubu ni nk'aho byemewe mu gihe kera zari kirazira kumva ngo umubyeyi runaka ngo umwana wiwe ngo yarahukanye icyo cyari gisebo hari akantu keza uravuze ngo ingo za kera igituma wenda zari zisa n'izikomeye cyangwa se zitari zirimo gusenya cyane ni uko ababyeyi bavugana ubwabo noneho babana bakubaka babifashijwemo n'ababyeyi ntibubake nk'aho bubatse bonyine kuri none ubu nyine byabaye amatangazo umukobwa n'umuhungu bari mu kugenda bagakundana bamara gukundana bakaza bakabivuga noneho bikaba nk'amatangazo bikaba gutangariza ba babyeyi muri bya bintu batinjiyemo bigatuma noneho na za ngo zisenyuka kuko ababyeyi ntibabyinjiyemo ntibabihamagawemo sibo bagiye ngo bunge uravuze ngo nico gituma habaho gusenyuka kw'ingo za none ingo za none se ibyiza twavuga ngo bizirimo biruta ibya kera n'ibihe ku ngo za none aho bitandukaniye n'iza mbere abana hari igihe bubaka umuhungu n'umukobwa bitewe n'ababyeyi umubyeyi akabona umwana w'umukobwa mu wundi muryango indi mfura bazi niboga bari bakibaza bakabaza bakamamenya ngo uyu muntu mpanje gushingirana nawe ndamuzi ni imfura bafitiye imico kuko bari baziranye bari bagifite uwo muco utuma bamenyana kandi n'abantu bari bataraba benshi ngo banakwire hirya no hino none se ubu kuvuga ngo umuntu umwe atuye muri Afurika undi atuye Amerika abo bantu gushakanaga kurumva ya mico ari umuhungu ntazi umukobwa n'umukobwa nawe ntazi umuhungu wenda n'ababyeyi nabo kibaziranye aho kandi nta jambo bakibifitemo umubyeyi iyo babikeneye atabikeneye bamutangarije icyo kintu hari igihe abantu bavuga ngo bubaka badakundanye mu by'ukuri ubirebye kuko bataba bavuganye hari igihe twibesha ngo ntibari bakundanye ariko kwari ugukundana kandi n'ikikwemeza ziriya ngo zabanye neza abantu barasazana zabanye neza nubwo nyine utuntu tumwe tutabura izubu rero
zari kuba ari nziza kuko ni amahitamo y'umuhungu n'umukobwa. Yego. Kurabyumva? Yego. Nizo zari zikwiriye kuba nziza kubera ko ari bo kandi noneho zitonasenyuka kurenzaga zijya twovuga ngo ababyeyi nibo bari babikoze. Yego. Ariko mu by'ukuri twokora amastatisitike abantu ba none nibo bahe basenya ingo kurenza nibo bahabasenya kurenza abakera. Noneho se icyo gihe turavuga ngo inziza ni izihe? Yego urugo rwiza ni urwa nyirago. Hari abo mu za kera baba barahuye n'ibintu bitari byiza kandi n'ubu hari abahe bubaka neza. Ariko mu by'ukuri igihe cyose abantu bahe bata imico tugafata imico y'ahandi ako niko kaga karimo. Ntuhabona tumaze kuba mu bihugu byose birimo n'abazungu turimo ubu hari akwe par contrat umuntu agashakana n'undi bagasinya contrat bakavuga ngo n'amezi 3 cyangwa n'umwaka cyangwa nishaka ibitatu bakavuga ngo ya myaka nishira tukibanye neza tworenuvera ya contrat twokongera. Ariko kandi bishitse titubane neza titwumvikana ya contrat turayirezira. None se nkaho haba hariho urukundo ibintu bya kontra umuntu ahayama yuva nkaho umwe wese aba yiteguye kuzotandukana. Hari urukundo babishiramo kabisa. Nta ruba ruhari. Ni inyungu gusa baba bahuye. Inyungu twovuga ko ari nyinshi. Hari inyungu zo mu buryo butandukanye. Hari iz'abareba ibintu. Hari inyungu z'andi maprezire y'umubiri bo baba bahuriyeho. Ariko mu by'ukuri umuntu wakunze umuntu tusaga dusezerana imbere y'Imana tukavuga ngo ikizotandukanya abubakanye ni urupfu. Ariko icyo gihe ya statistique zabo baba batandukanye nubwo n'impfu zirahari kandi zarabaye nyinshi. Ariko noneho izihaye ziba atari ukuvuga ngo n'impfu zabaye abahe batandukana. Umuntu agatandukana n'umugabo yikundiye, umuntu agatandukana n'umugore yikundiye. None se twavuga ngo aho hari urukundo? Aho kera umuntu nyine wanatandukanye n'umugabo cyangwa n'umugore no gushakwa byari bigoye. Nawe izubu nyine nukurusenya mu gatondo nimugoroba ukaba wubatse urundi. Ico gihe urumva ko ubundi hari ibintu muri societe bifite ibintu by'amanorme n'amavalere igenderaho. Imico bavuga ngo nukunguko. Ibi ni ibizira. Kirazira gusenya. Bikavugwa mu mico abantu bakaba babizi. Mu matorero bikaba birimo ari by'abantu bigisha. Ariko ubu nyine nitubireba iyo uza kureba uko bimeze iyi crise ya moralité imaze kuba kirasenya imiryango, kirasenya amatorero no mu gihugu nico gituma harimo n'ingorane. Kuko gakera ikibazo iyo kibereye hariya mu umuryango abantu basenye umugabo n'umugore batandukanye aboga nibo bari kubamwo baba Kristo. Niryo ryatorero nibo bagize amatorero nibo bagize igihugu. Ni ukuvuga ngo ibintu byose rero biba byangiritse. Inzu wubaka etage ikagenda niyo yaba ari n'ijana. Ikintu kiba kifashe ni wa musingi ni fondation. Mu miryango rero niho hari umusingi wa buri kintu cyose. Mbese no kuvuga ngo umuryango niryo torero nico gihugu. Umuryango nimba wangiritse hariya mu miryango ibintu nimba bigenze nabi birafekta pasele mu miryango, birafekta amatorero, birafekta igihugu. Ni ibingibi nibyo wenda uyu munsi uvuga ngo niko kaga karimo. Ubu nyine n'ibintu bya communication nubwo ubu dukurikira itangazamakuru social media. Ariko ko turazigaho iki ko turahareba iki aho ubu abantu basigaye babana mu nzu bataza bavugana.
batavuga umwe ni kuri telefone yiyo ubundi nawe ni undi kuyindi niriya aho babana nta communication babana nabo batawe iyo nabo bafite ibindi bariko bareba muri abo matelefone uburezi rero bwo mu ngubu nyine bufite akaga babyeyi twongere tube maso ubwacu ariko noneho ku nyungu z'abana bacu batubyara kuko nituguma kurangazwa n'ibihari mu by'ukuri mu minsi iri imbere abana kugira ngo bazabubaka ingo bizogora ni bya bindi by'amakono ni ibyo bahe bareba ababyeyi tube maso twigisha abana dutange education de base mu miryango mu mashuri mu matorero icyo bagihe mu masosiyete tuzagira sosiyete zikomeye ariko byose nimba bihari bikiye hano mu muryango ntacyo tuzitega mu mashuri nta musaruro mu matorero ntacyo twakuramo mu gihugu ntacyo vamo none se ingo za kera buriya ntizasenyuka nta madivorce yahabaye kera ibyo ntibzobura nubwo byari bimeze gutyo cyangwa ntibyari ku mugaragaro bo barasenya ntibimenyekana uko oya nta kitaza kimenyekana buriya hari abantu ndetse iby'ubu nibyo bitari mu kumenyekana gituma mvuga ngo nibyo bitari mu kumenyekana ubu nyine ko bari mu kuja muri leta bakaja gusezerana nyine bagatandukana nubwo babikora gutyo kubera ko ari ibintu ubu nyine bitakiri pejoratif bisa nk'aho atari gisebo wabikoze ubu babitesheje agaciro wabikoze ni ibisanzwe naho kera umuntu ushobora kuba yarasenya urugo byari bikwiriye kumenyekana ahantu hose kandi kikaba igitangaza mbese ni ukuvuga ngo umuntu wasenya urugo yategerezwa kumenywa n'abantu bose kuko cari igitangaza uzawumva bavuga hari imico imwe ya bene wacu b'abaturanyi hariya hakurya iyo umukobwa iyo ashatswe wa munsi agenda baza bafata ibintu byiwe byose ibyo atajanye bagatwika bagatwika bakamubwira ngo nta kibanza ugifite hano bakamusezera bamubwira ngo uragiye tuzogaruka hano tuzohagaruka nunanigwa iriya nibo bambera ahubwo urabyumva ese baracabikora ariko wenda ubu nabo ko biragendaga bihinduka ariko iyo mico yari ihari mu by'ukuri hari abantu bumva abantu bitwa barega hariya hakurya mu mico yabo iyo uganiriye nabo umukobwa yubatse iwabo baramubwira ngo uragiye nushika urugo rukakunanira urusu rwawe urugo rwa papa na mama wubatse urwawe biratangaje n'ubundi ngawe fata nk'ubu reka twe tuba tuvugana hano njyewe nsenya urugo ndagaruka kwa papa ndacyahafite umwanya ndacyahafite place nta mwanya nishake bandeke mpabaye mpafite akahe gaciro nawe umudamu gusubira iwanyu urumva urahasubira bimeze gute ibo rero kugira ngo bahite babyereka umuntu agende yanakunze niwe wahisemo amubwira tuvuye hano dore naho wazagurara ibintu byose ese kubera iki batabimuha ngo babitwariye hari ibintu atojana nimba ari igitanda cyangwa imatera urumva babimuha ari nkaho yobigarura ariko kwari kumwereka ko bamusezeye nta mwanya agiye kubaka urugo rwiwe urabona niho nakubwiye ngo ingo za kera ababyeyi bari bafite ijambo bari bakivuga abana bakumva kandi icyo bavuze abantu bakacubaha umukobwa bijya uza wumva kera bavuga ngo niko zubakwa birashoboka nabo barakorogana wenda nuko kugwana kuba kwari kubaho abagabo bari bafite orugeye ushobora kuba wenda hari uwo ufite imico itari myiza akaba yikubita umudamu ariko umudamu uko bavugaga iyo ubajije abantu ushobora kuba naraganiriye nabo barakubwira ngo umukobwa yaraza asubiye iwabo yashika mama wiwe akamwicaza akamubaza impamvu yamugaruye
umukobwa akaba yovuga ati umugabo yankubise akakubwira ngo isi zo yankubise zirenze izo ngizo kurateka wowe niwe ugitangira niho bagitangira subirayo icyo gihe wa mubyeyi rero kubera ko adasubiye kwakira umwana ariyaranje avuge ngo na mama yarubatse kandi yarakubise urabyumva ariko turekeye n'ibyo zo kuvuga kuko harimo guhohotera nta n'ubwo ihohoterwa byemewe urabyumva nta muntu ugomba guhohotera uwundi ngo amukubite ariko imiryango yari igifite ijambo habaga ikibazo abantu bagahamagarana base w'abana bagahura ese ikibazo ni ikihe bakakigana hamwe bakagitorera umuti bakigisha abantu bakumva umuryango ugahaguruka bakavuga ati umugore si uwanje umugore ni uw'umuryango ntabwo wokora ibyo wishaka ubugana urabona amategeko ni meza hari ibyo bimwe arengera ko hari ibindi wumva yica ubu ni ugukora ikintu ubwo ni uburenganzira bwanje umuryango w'ababyeyi urabyumva ibyo ntibikureba ninubaka neza nije ninubaka nabi tibikureba urumva ko ibyo hari icyo byaje korosha za kirazira ajya amayinterida abantu bagenderaho ubu baravuze ngo yari imico ya kera ibi tugomba kubivamo kandi nyine hari bimwe abantu bagombaga kuvamo bibi ariko kandi hari ibindi byiza tutagombaga kureka twari dukwiriye kuba tugifite n'ubu kugira ngo bitubere referanse bitubere isomo abantu bakubaka n'ibijya nkunda kubivuga iyo turi mu kiganiro nk'iki havuga ngo iby'ababyeyi kenshi n'ingo wendaga zimwe zitandukana umwana wabayeho agasanga papa we na mama wiwe ni umuryango mwiza ni urugo rw'itegeko wa mwana n'ubundi gusenya nawe yiga ibyo abona aza yiga bijya rero ubu nyine umuntu nasenya ese uwo mwanya urahari ese ababyeyi baracyitwararika ibyo kuvuga ni uburenganzira bw'umuntu muri duruwazime mudamu aravuga ati umugabo arambangamiye n'ibishake biba atari ukuvuga ngo aramukubita ariko avuge ngo harimo na violence psychologique les insultes yantutse yambwiye nabi mavekse iki sino gisiporta mu by'ukuri mu kubaka ibintu byose bitabayemo kwihangana bitaje mu rukundo ni ukuvuga ngo kwihangana niko kwabuze ntaguhari kuko twumvishije gako kera imiryango ya kera nayo yari irimo amakimbirane cyangwa se yari irimo ibibazo ariko kubera ko ababyeyi babyihanganiye na wa mwana akumva yuko ategerezwa kwihangana ni ukuvuga ngo abanone kwihangana niko kutugoye ntaguhari twarashize si ukuvuga ngo niko kutugoye ntaguhari niko twabuze guhari no mu ikanisa bazabivuga uyu mugabo wawe uzomwihanganira mu byiza no mu bibi umuntu akabyemera noneho bya bibi uko harimo n'urusha harimo n'ikindi kintu nyine cyose ubu nyine abantu batahaye bihanganira wahisemo urubatse imbere y'imiryango imbere y'Imana imbere ya leta ukabyemera kwemera imbere y'ababyeyi ukemera imbere y'Imana n'imbere ya leta imbere y'amategeko kandi ukabyemera kuzamwihanganira ukavuga muri za microphone bakayiguheza abantu bose bakakumva wihitiyemo uyu mugabo niwe wamuhisemo nishe ahubwo uyu mudamu niwe wamuhisemo ndumva icofasha abantu biki gihe nuko bariya baza bavuga ngo bagiye gutandukana bagomba kuzoza basomerwa ibyo bemeye yaba ari mu itorero yaba ari muri leta noneho bakamubwira ati kino gawe waracemeye urakivaho gute bararinda babibasomera amavideo ntibayafite iwabo hari ubukwe buba budafite video ntibiri kuri cano ntibaza basubiza amaso inyuma barebe cana aho byanyuze ko batavuze iryo jambo kwihangana bumve ko batavuze kwihangana ofete ni ukuti ntaguhari ariko bibaye bihari
umuntu wenyine wahisemo umuntu yego nta wundi ataho ya responsabilité yego niwe wenyine si ababyeyi ntavuga ngo ni papa ntavuga ngo ni mama ntavuga ngo ni mukuru wanje ntavuga ngo ni umuryango nje nyine nakunze yarakunze umukobwa nawe aremye yego fiyansaye gazibaye igihe kirekire yacu ntiyabaye hafi imyaka 3 imyaka 3 yari icyo utamenye mu myaka 3 ikindi wari ugikeneye niki aho kandi gakibayeho wemeye wahisemo yego bizokoroha bizokomera ni ikintu umuntu yari akwiriye kwinjiramwo akinjiramwo ni nka kwa kundi tuvuge mu muhanda hari ico bita ngo ni sens unique iriya sens unique ni inzira unyuramwo ariko nta buryo nta yindi possibilité kugaruka yego kurabyumva amategeko y'imihanda apare wenda nka ambulance na president na intervention wenda ya police yo bije gutabara nibo bantu bonyine bonyura mu muhanda muri sens unique ariko nta wundi muntu wemere kunyura muri sens unique ko nimba bikoze urafungwa uje guteza ibibazo kubaka rero n'umuntu usenya yaciye muri sens unique niko urugo umaze kugwinjiramo ni sens unique uzukomeza utagomba kugarukira bazashira umupolisi abapolisi nimba bazoza baza mu miryango hari yakwiye kuba abapolisi bo kugarura abantu bakababwira ngo kuraca muri sens unique kuragaruka hatagaruka handi agaruka winjiye naho ibyo ngibyo ariko se bararinda bahaba ibyo turabifite amasede n'ibindi nibitubere sens unique ibyo ngibyo ariko no mu kinyabufura umuntu yota abana be atapfuye umugabo n'umugore ngo baratandukanye ngo baragiye ibyo ngibyo ni ukuvuga ko mu by'ukuri hari ikintu wibaza ukavuga ngo ese aba bantu ni aba responsable ku nyungu z'abana hari ibyo no kwihanganira niyo bungoye kamenya ngo nidutandukana ikibazo sinje ikibazo n'abana niba abana bagiye niyo wogenda ukubaka hari abana utaye nanje niyo no kubaka hari abana ntaye soro y'ababana ko ni ukuabandona abana a triste soro ejo avenire yabo ni iyihe babana ko bagiye kuregwa n'abandi bantu bafite ababyeyi ibyo bisebe bagiye gukurana abana n'ejo nabo bazosenya kubera ko bazoreka kubera iki gusenya twe twasenye uzigisha umwana ngo yasenye nawe warasenye ibyo nibyo bibazo bihari mu by'ukuri ni ugusenga imana abantu nibasenga imana basengera imiryango kugira ngo imiryango ibe myiza kandi imiryango niba myiza ibintu byose itorero rizaba ryiza nigeze kumva inyigisho z'uriya mugabo mu Tanzania ngo ni Daniel Mugogo aha yavuga ngo azatangara ngo mu ijuru iyo umuntu ngo akijijwe ngo impundu izazivuga haza haba ifete yuko umuntu akijijwe atari ko hano ku isi ati nkaho ntabisanzwe ati kandi bajya badakijijwe rero ntabo bagoye mu ijuru tibagoye ijuru nitwe bagoye abari hano mwisi nitwe bagoye nimba ari umwizi kariba wa wundi uri mwisi kurumva nimba ari umwicanyi karica wa wundi ibyo ibibi byose bihari nibo bakagombye kunezerwa kurenza abo mwisi urabyumva rero ico gihe ubuhaye ureba ukavuga ngo umuntu wabyaye umwana umubyeyi azi ko umwana ni ikintu kitagira kure yego ibindi bintu byose birashoboka nubwo bigenze ibintu byose byogugwa ariko ntawo kitagugwa n'umwana uwo mwana wawe rero wabyaye aba papa ndi tubyara nimwe muza mubyara les contractions ibisi umubyeyi azayumva haje kubyara ariko igitondo kimwe akavuga ngo arabasize agaciro
ngo asize babana agata abana abana bakaja kuregwa n'undi utarababyaye yego abo utagiriye impuhwe ngo yashatse umugore wa kabiri ngo agira umutima mubi aho arareka kugira uwa mbere we yari afite mwiza uwa mbere wasitaye abana se niwe mwiza niwe ufite umutima mwiza oya ibyo ngibyo wamaze kubikora menya ko gusa uhemukiye urubyaro urihemukiye uhemukiye umuryango uhemukiye itorero uhemukiye igihugu uhemukiye abana n'ijuru urarihemukiye nimureke guhemuka abantu bareke guhemuka mureke guhemukira imiryango urubyaro amatorero imana n'igihugu ndetse n'isi uwubatse azamenya ko yafashe sansi nike nta gusubira kandi niba umuntu ahayumva ko atazoshobora kubaka urugo ntareke kubaka Pawulo yaravuze ngo Pawulo gaba yabivuze nimba ahayumva wa muntu uheruka kuvuga ako kantu ati Pawulo yari yarabonye ko umugore azomutera Terese ati bituma yanga kubaka nimba umuntu ahayabona ko umugore cyangwa umugabo azomutera stress azomutera iyo Terese Pawulo wa mugabo yavuze ariko ubwiriza nimba utinye stress igatuma wumva ko utazubaka urugo bivemo mbere y'igihe utarugezemo ngo ruzokunanire ureke kuja mu rugo ureke kuja kugorana abantu ureke kuja kugora abana bawe kugora rya torero kugora gusiga ibibazo guteza ibibazo kuko habe niba ubona kenshi iyi delinquance juvénile les enfants de la rue abana bo mu mihanda facteur ya mbere ni imiryango yabo n'abana bose batigeze baronka affection umwana wakuze ataronse affection y'abavyeyi kandi papa ni papa na mama ni mama takiza kiramplace ikindi urabyumva uretse urupfu gohemukira umwana ntabona umuvyeyi mama upapa umuntu yohemuka agakora bene ico kintu ni ikintu giteye isoni abantu bari bakwiye kuza bafata umwanya bagasengera imiryango n'abaja kubaka basengera ingo kugira ngo Imana Bibiliya ivuga ngo ukurusha itunga ngo akurusha umugore mwiza kandi ngo ababyeyi baza baragabana amatungo ariko umugore mwiza n'umugabo mwiza muhabwa n'Imana nimusenge nimba mukeneye kugira ingo nziza nitwubake kuri Yesu Kristo ku rutare abubatse aho ngaho ijambo ry'Imana hari aho bivuga ngo umuntu wumva aya magambo muri Matayo akayakomeza ngo azamera nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare ngo imvura iragwa imivu iratemba ngo imiyaga irahuha ngo byose byikubita kuri ya nzu ariko iyo nzu ntacyo yabaye uwumva aya majambo nayo aya tuwaye tuvuga ntayakomeze uwahwanywe na wa mupfapfa ujya Bibiliya ivuga wubatse inzu yo ku musenyi imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha ngo kugwa kwayo Bibiliya ni kwizivuga kwabaye kunini nimwubake ku rutare ariko Yesu Kristo imiyaga imvura imivu tibibuze tibzobura muri ubu buzima ntabwo imiyaga yobura abariho kugira ngo basenye ingo z'abandi ni benshi abahagurutse kuzisenya ni benshi amajambo n'ibindi nibyo abantu bahura niyo miyaga niyo mvura niyo mivu ariko uwubatse kuri urwo rutare ariko Yesu Kristo ibindi tuzumvisha amatwi iz'abandi zisenyuka ariko twebwe izacu zigahagarara ariko naho nitutabiha agaciro nitubaka aho ngaho zizohenanguka kandi kugwa kwazo kuzaba kunini niba uri mu kubona ku ma social media umuntu nyine yarusenya ugasanga abantu bari mu gukorera ama publicity bibi kurenza ibyiza
cyane namwe mufite izi zacana muhereho ni iki kiri mu gutuma abantu bavuga ibintu bibi akaba ari byo bamamaza kurenza ibyiza akaba ari byo bigwira kandi ikindi n'abariya dushake tubagarukire ese igituma umuntu muzima aja kureba ibintu nka biriya noneho uzi igituma umuntu muzima aja kubireba aya maso ntawe yabuze nje numva uwakoze ikosa ni wa wundi wafashe ikibi agishiraho naho aya maso ntagira limite amaso hari amaso uri kugenda hano hanze iyo yohura n'ikintu ukareba utari ubishaka ariko ibi byo kuri social media ugenda ugafungura ukaza ugenda ushaka nkaho hari icyo watakaje ngo tuje gukurikirana ngo bashizeho ifoto y'umuntu kiya expose sa pudeur sa nudité ngo uje kureba icyo ngicyo ni akaga nawe babikora ntibabireke ariko n'abandi bakurikira ibyo ngibyo icyo umuntu areba nicyo azasa naco cyane nimureba defo modele ingero mbi nimba arizo muzoza mwirirwa mureba nizo n'abana banyu akaba arizo bazoza bareba izo ngo nta garanti zifite ariko hari ibyo kureba kandi ibyo byose ibyo tworeba Pawulo yari kuvuga ngo byose turabyemerewe ariko siko byose bidufitiye umumaro umuntu niwe uhitamo kwirirwa ureba ngo umuntu ejo ngo umugore wadutse uhawe utuka abantu uwo nguwo hari isomaho ryiki ureba umuntu wa posite foto atambaye ari gusa biteye agahinda kabisa biteye agahinda Imana ibabarira abantu ariko n'ababikora bagende babireke ntabwo ari byiza babireke ntabwo ari byiza abantu b'imfura habe n'ibyo umuntu ari mu kubona nubwo abantu be bashaka nimba ari amafaranga n'ibindi no kumenyekana hari ibintu abantu bavuga ukareba ugatekereza ukavuga ngo ese uyu muntu zamiri ziwe ziracyariho ibintu avuze aba bahaye bamukurikira bahaye bamureba imiryango ababyeyi b'impande zose umuntu ugafite ababyeyi kububatse afite papa afite mama afite bompere wiwe bermere wiwe n'abandi bose ya miryango hariho amatorero abakozi b'Imana n'abandi bakakubona uhaye uvuga ibintu nka biriya birababaje ariko isi niko imeze ni nkaho ibyo abantu bahaye bahitamwo ari ibibi kurenza ibyiza oya urakoze cyane abantu ko murumva imiryango ya none mureke habeho kwihangana wihangane buriya ico wemeye ugomba kugikurikiza kandi sinibaza yuko hariho umuntu wa munsi wo kumusezeranya utazuvuga ko azihangana umuntu wese azayemera ico nimba udafite kwa kwihangana nimba uhawe usenya kubera kutihangana kwawe umenye ko n'icyaha uhawe ukora wariyemereye uravuga ngo nzihangana ikindi baratwigishije baratubwira ngo tugende dusenge twubake ku rutare aribwo Yesu baratubwiye ngo Pawulo iwe yaravuze ngo uwumva atabishoboye areke kubaka kugira ngo ejo ntagateze ibibazo mu muryango b'abana biwe ejo ntibagahure n'ibibazo mureke rero habeho gusenga dusengera imiryango yacu nimba ufite urugo komeza urusengere rwiza nimba Imana yaraguhaye urugo rwiza rusengere nimba Imana yaraguhaye na rubi nago rusengere kugira ngo Imana ihindure kuko nta kinanira Imana byose irabishoboye ingo za none twubakire mu kwihangana twubakire mu ijambo ry'Imana twubakire mu masengesho dusengera ingo zacu kugira ngo ingo zacu zibe nziza ejo abana bacu bazubake neza rero mutumirwa wacu ndabona tugeze ku musozo ni nk'izihe mpanuro watanga ku ngo za none murakoze cyane impanuro nta zindi zirenze ibi twariko tuvuga hari igihe kimwe uvuga ibintu kumva biguteye ama emotion biranababaje birababaje kubona ukuntu ibintu bimeze kuri none
ariko icyo nobwira abantu nari mvuze ngo icyo novuga abantu nibagende basome igitabo cy'abagaratiya ibice 5 n'umurongo wa 22 aho niho numva norangiriza iki kiganiro. Haravuga ku mbuto z'umwuka wera. Izo mbuto zirimo urukundo, zirimo amahoro, zirimo ibyishimo, zirimo kwihangana, zirimo kugira neza, zirimo ingeso nziza, zirimo gukiranuka. Ibyo twera imbuto z'umwuka wera. Hatuyobogwe na mwuka wera niho tutazakora ibyo kamere irarikira. Ariko nitwemera kuyobogwa na kamere imiryango izasenyuka. Kandi umuntu gusenya yari yamaze kubaka n'imbuto mba bateye kandi izamera nabi kandi nayo ikazosarurwaho igiti kibi ngo cera imbuto mbi. Ariko nitu ibiti byiza byera imbuto nziza abandi bageraho bagasoroma. Nitube de bon model. Abana bacu nibareba uburyo tubanye nabo bazifuze kubona kugira ingo nk'izo zacu. Tureke kuba de faux model. Abana bacu ntibatwigeho ikibi. Umuntu kibe cyamuvukiriraho, ariko abantu simvuze ko no gusenga niko abantu batogeragezwa ngo bahure n'ibyo. Ariko iyo ntacyo wishinja uzi ko wakoze responsabilité zawe nta kibazo. Icyo gihe nyine uwo ni wa mwana wo kurimbuka. Na Yesu niko yabivuze abo wantumye bose ngabo uretse wa mwana wo kurimbuka. Ariko nitugerageze twubakire ku rukundo, twubakire mu kwihangana, ariko ikirenze byose twubake kuri Yesu. Niho iyo miyaga ni mivu n'imvura iriya yisegenya bizotugeraho, ariko bikadusiga duhagaze tugakomeza tugahagarara. Urakoze cyane, turagushimiye mutumirwa wacu. Imana ikuduhera umugisha, kuko ibyo tubwiye ni iby'ingirakamaro, ni ibyubaka imiryango, ni ibifasha cyane. Rero turagushimiye cyane. N'ubundi tuzagaruka dusure kandi twongere turebe igikenewe, dusure kandi tukivugeho, kuko ni ubufasha bukomeye bugenda bugafasha babandi bari bagiye gusenya bakumva ko bagomba kwihangana. Rero turabashimiye cyane mwebwe muri kumwe natwe, mubana natwe buri gihe. Nukuri mudahengeshanya kutubwira yuko ibyo dukora ari byiza. Turabashimiye cyane, tubifuriza ngo mukomeze mugubwe neza kandi mufashwe. Ciao ciao.